kuba wicaye hano utari mu bitaro utarwaye nibyo gushimira Imana. Njyewe mu by'ukuri iyo ndebye umwaka utangira kageza mu kwezi kwa 12 ukareba ukuntu Imana ikurinda, ubyuka ujya ku kazi hari ama-accident menshi aba ariko wowe ntihagire icyuba, ukagenda ku kazi ugatembera ahandi hantu hose mu ndege sinakubwira, ariko Imana ikakomeza kukurinda. Ibi ngibi ni ibintu ufata nk'ikintu gikomeye cyane, kandi niyo ndi gushima Imana ntago ngerageza kubinyura ku ruhande. Hari ukuntu ubibona ukamera nkaho ari ibintu bisanzwe, ariko ntago bisanzwe. So mu by'ukuri rero ngewe mpagaze aha ngaha ndashimira Imana cyane kuba yarandinze. None ntago ari ngiye gusa n'umuryango wanjye wose. Ikintu kinshimisha nuko ari ibintu nari narasengeye muri 21 days of fasting. Nari narabishizemo mbwira Imana uyu mwaka 2025 ko uzandinda n'umuryango wanjye wose tukishima ukadutunguza ibyiza gusa, kandi n'ukuri niko yabigenje.